sheri ntiwagenze nabi. Byagenze bite simbwira? Musa ntabwo nishimye ariko nta nubwo nzi icyabaye. Koko Nzanjemo nyine gusa. urashonje se? Aya. Ubwo nyine hari impamvu nubwo natekereza ibindi ariko hari impamvu. Ndumva nshonje. Shasha uyu munsi nariye nka umva. Uyu munsi hari igihe umunsi nyine umuntu nyine hari igihe umunsi umuntu utajya uryohera, hari nyine hari ukuntu umunsi utajya uryoha umuntu bikamubangamira. Ubu nawe uyu munsi wari uwawe utishima? reka nkubwire ndabizi iyo ngiye kujya mu mihango niko biba bimeze. Ese kujya mu mihango bituma utamera neza? Hari ahantu baba se? Oya mba numva nacitse intege ariko nyine hakivangamo n'ibindi ndi gutekereza bikaba bibi. Nkumva ndashonje kandi nariye. Nshaka nyine pole. Ako nawe imihango yawe irihinduranya. Umeruka kujya ujyamo hagati ya 25 na 30. kuri ebyiri njya kuri 23 mba kuri 23 ngiye ndi mu matariki 10 na ngiyangiriye ndagurika. Ariko n'abandi bakobwa ntabwo ari gutyo biba bimeze se? Ego ko hari n'uwirenza ukwezi akayijyamo mu kwezi kwa mbere, ukwa kabiri nayijyemo akajyamo mu kwa gatatu. Yego se? Hari n'uwire nyine ugasanga ari uburwayi. Oya twabibashije mwarimu atubwanaga ari uburwayi. Kugira ngo ubone abakobwa ubundi ijyamo igihe kimwe biragorana ariko njyewe ijyamo icyumweru kimwe. Icyumweru kimwe. Niyo mpamvu bakubwira ngo kwa kundi uvuga ngo wowe n'umuhungu ngo murabara ngo mumenye ngo igihe mutasama ntabwo byakunda ihindagurika. Ariko amungana niba bihindagurika urumva ushaka kuba byakuzanira ibibazo. Biragorana kubibara nyine. Naco nyine kare guke bigomba kubaho buri kwezi ko bigomba kubaho nta hantu wabihongera keretse nushaka umugabo. Ejo ndabandi kurira. Ejo? Ejo uzaba ufite agashiha ahubwo nzakwitondera. Ariko nyine bijya bibaho nukumva nyine ko bikubangamiye cyane ko mwebwe ku bakobwa bibaho cyane. Birambangamira. None se bwo utanayigiyemo ko n'ubundi warakara? Cyakora kujyanye ibure ntayibona. Ntuzongere rero kugira ntuze kwirirwa urira ngo ngiye ngo nagiye mu kwezi ngo birambangamiye. Akugira ibuye wakicwa nayo. Ngaho nyumvira. Wakicwa nayo? Yame neza. Yaguye neza gusa. Nasa wakicwa nayo aho wo kugira ngo wicwa nayo nubwo wayireka kuyijyamo.
naho waba uvuye naho waba ugiye. Ese none ko ari ukuruhura umubiri uba urimo kuwuruhura nyine. Sawa nyine. none se ubu ngubu n'ubundi kuba urimo mw'ejo uzirirwa urimo kurira, none se ubu koko ngiye ko nta kintu nagukorera, cyangwa se ikintu nagukora ni ikintu kimwe, ni ukugira vuba vuba ibintu nkabisoza. Bitari ibyo ngibyo n'ubundi uzakomeza uyijyemo. Nuko nyine. Ni ukuri pe. Umutwe uri kuwuzi. Nyine ni ibyo ngibyo. Numva umutwe uremereye. Nta kintu wabihinduraho, ugomba kuyijyamo. Nibigira vuba kwa gatatu nzabona uko nigira mu isoko. Ushaka kujya mu isoko? Kujyamo. Ubu se ufite amafaranga? Bazabantumye. Babantumye ariko nyine nanjye igisumba ntabwo byabura utuntu uzanaye. Nujyayo ubwo nanjye uzanzanira. Nzagira ute? Nujyayo ubwo nanjye uzanzanira. Nzagira ute? Nakubwiye. Nujya nanjye uzanzanire. Amafaranga nifite nzakuzanira bombo. Nawe nzashima. Icyo uzanzanira cyose. Ako ndimo ndakurira numva ndaryohewe. Sawa nyine. Shari uryoherwa. Ndyoherwe. Ngomba kuryoherwa. Ako se ubundi kankubatse? Ko nta maherena wambaye? Nabuze amafaranga narayataye. Amaherena warataye ngo wabuze amafaranga ugura amaherena se? Ko nyine ntabwo wabyitaye. Amaherena atari igihumbi. Nose ugura amafaranga igihumbi. Mbari dubireka igihumbi ni menshi uravuga. Ntacyo ubumenye. Nzagusengera uzayagure nyine igihumbi ntabwo ari menshi. Ntayo nzagura. N'ubundi ntabwo wabyitayeho. Gutyo tuvugana buri munsi ukambwira ngo wabuze amafaranga yo kugura amaherena. None ubugira ngo ibibazo byose mfite mbiguture. Oya, hari ibishoboka hari n'ibidashoboka ariko. Hari n'ibisaba ko twaba turi kumwe, hari n'ibidasaba ko tuba turi kumwe. Ariko kamubwire. Njya kugira ngo mwaka amafaranga amaherena. None wanyaka y'iki? Amafaranga y'amaherena se ni ngombwa ubundi se amariye. Ubundi se unyaka iki ahubwo kuko nta n'ikintu canje uzi, nta n'ikintu ujye umbwira. Ariko kamubwire buriya uzi ko utandukanye n'abandi bana wowe.
aha we nakubonye nk'igihembo atekereza nk'umukobwa uvuga ngo nta nubwo yasaba umuhungu amafaranga yo kugura amaherena y'igihumbi ubu ari agatangaza ubundi se ni bangahe ntabwo wapfa kubabona ahubwo ni mwaka amaherena cyo nafite twiyongeye ubu nimara kugira umugore uzajya rero uvuga uti ndashaka ku buryo nyine nzata umutwe ariko burya umuntu uzanakugora mu rugo umureba akaruca imutereta burya hari ukuntu umuntu mureba akavuga uti kabisa uyu nguyu ewana sha nta kintu twageraho turi kumwe nyine ugasanga buri kantu kose agateze ku bahungu ariko ubu biratandukanye nakambara ibyo mfite nkagira ibyo mfite ariko ntabwo ngewe najya kwaka umuhungu amafaranga ejo ntabwo bijya binzamo njyewe ni ibintu byangiyemo kera ntabwo abahungu na papa ubwe cyangwa mama sinagenda ngo mwake amafaranga ngo mu 5,000 ngura inkweto ntamwaka desa nta madesa ntabwo ngiye inkweto aho kugira ngo wake umuhungu desa byaruta ukabireka nawe se desa nawe ubwaho ko ufite ubushobozi bwo kuzikuramo desa ahubwo se desa ziracyagura isabune mu Rwanda cyane zirayigura hagiye nigeze gushyira posti kuri TikTok ndabaza ngo abantu bari mu Rwanda mutubwire 250 agura ikihe kintu mu Rwanda ziko abantu benshi bahoreraga ku isabune yonyine n'umunyu umunyu ni 300 ngaho ariko buriya mu Rwanda sinanahashobora mbona mu Rwanda natahashobora harahindutse bate ndamwishyiramo agira ngo iyo mugeze Uganda sizi ibyo murya nta kintu turya ahubwo nyine Uganda abantu baba bafite ubutesi bwinshi kandi mu Rwanda nta butesi buhaba ariko nyine ako kaba ari agaciyemo bagira ngo tuganire hano nta rugo naguzeho ikibanza ariko abantu benshi iyo bageze Uganda pe baba bumva ko ubuzima bwabo nyine bugeze ahantu haryoshye ariko nyamara hari igihe kizagera bifuza no gusubira mu Rwanda bitagikunda kuko buri munsi u Rwanda rugenda ruhindura ibintu hari igihe ruzahindura ibintu usange kujya mu Rwanda hari ibintu usabwa kandi na Uganda ni ahantu nyine naho ubona ko naho hariho kugenda hahinduka kuko hari amezi kera ntabwo haginduka ubu urumva nyine naho ubuyobozi buzagenda buhinduka buri buyobozi bugenda bushyiraho ibyabo nko kuriya South Africa nyine barimo kugenda birukana nyine abanyamahanga ibihugu hari igihe bigera bikageza umunsi bikavuga ati namwe rero tugeranje n'akavuyo muri guteza mu gihugu cyacu mube mugiye ukabona nyine ibintu biragenda none wowe uri mu Rwanda mbashaka kugira ngo ujye ndebera ibintu byaho uko bimeze uko bihagaze nanjye zaze mu nyakire kari wanyu se ngombwa ngo wakwakire iwacu ariko se ahantu umaze imyaka 3 utarugira ngo ibintu biba byarahindutse ubu nk'ubu ndimo kurwana no kuza kwifotoza irangamuntu iriya yindi nshyashya rero kuwa 6 ndayifotoza iyo biza kuba bishoboka ukanyifotoreza ku mwanya
tubaze ko telefone igeze kuri 5. ubwo nyine bye. Uretse izime n'ubundi bitanginga izimisha. aho akayihamagara. aho akayicaginze twaza kongera kuyivugiraho. Ubundi si ni phone. kandi ndimo kuyivugiraho ubwo sinimo kukureba. Nakundi. ndimo ndakureba ngo iyi ntago ari phone. Ora mazo. Ese murande. Allo? Bukan nomor. Anda ngakere. Agashi? Kanda ngakere. Kandebe ni agashi? Wakabonye. Na ka. Kameze nka kandi. Nkako wamaye. Ese wewe wagakuye? Narakabuze. Cyangwa shaho abahungu baba utuntu namwe mukaduha aba boyfriend banyu. Ibaze nkafata sex cyangwa ndi kugura akakantu. Ese mfite njya kukaguha n'umukobwa w'inshuti yanjye nakambuye. Ubwo nawe yagakuye ku muhungu. Urumva ukuntu mama dushyiraho ibintu tutazi. None ubu kariya wamaye. Kase karako nari naravuze. Akana garaka kanjye n'umukobwa ukuntu umwana w'imyaka 14 asabatere. Ahubwo ngubwo nyine caginga turaza gusubira. Nanjye reka neke nshaka icyo kurya cyane dore ko ntabwo ndashaka ngomba kwipfa. Uri kumva ushaka kugenda? Ntabwo ndumva nshaka kugenda. Kwambwiye ngo iri kuri 5 wabanza ukayishyira wagera nko kuri 20. Ntabwo si charging vuba. Ko numva nshaka kongera kukuvugisha numva mbishaka. Ku mayinite asanzwe ndabona nta tugira. Utangiye kubyanga. Oya ntabwo byavamo. Ubu ntabwo nkumbuye urimo kundeba. Bituma nkukumbura cyane ntabyo nshaka. Nashaka kundeba nkuriho kamera. Mba numva nakuze. Wumva wanjye se wanjye ukamara. Ashobora uri kunyicisha. Neza bazi. Uri muri anerira. Nguri muri anerira. None umuhungu agutera irari gute? Nuko bikuze. Ukuntu urebana inoza. Iki? Nawe uraseka. Nasa guseka ni icyaha. Nzajya ndakara rero. Nabi. Ubwo nanjye nyine urandeba ukagira irari. Nkambwira ahantu ureba ukamva ugize irari. 。
rwose nuko se ukumva ugize irari ryinshi